akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Mwese abaduteze amatwi turabaramukije mu izina rya Yesu ngo Uwiteka abahire. Igihe tugiye gufatanya muri uyu mwanya kwiga ijambo ry'Imana, nitwa Munyagisenyi Ngango, tukaba tugiye gusangirira hamwe ijambo ry'Imana, turigana ijambo rifite insanganyamatsiko igira iti gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Reka dusenge. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, imbabazi zawe n'ubuntu bwawe byabanye natwe, tugeze muri uyu mwanya tugihumeka, tugutambira igitambo cy'ishimwe, izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe, ubane natwe, uduhe ubushobozi bwo kuvuga kandi abateze amatwi bahe imbaraga zo kumva, kugira ngo ijambo ryawe turyumve nk'uko ririvuye kuri wowe kandi ritubere agakiza, rizatugeze ku bugingo buhoraho, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko tumaze kubabwira, tugiye kuganirira hamwe iryo jambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo tubwira ngo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Muri iki cyigisho harimo urubanza, harimo gutsindwa, harimo no gutsindishirizwa. Kuko gutsindishirizwa murumva ko habayemo kuburana, niyo mpamvu gutsindishirizwa kuboneka habayeho urubanza, hakabaho no gutsindwa, hakabaho no gutsindishirizwa. Ibyo turabisanga mu ijambo ry'Imana kandi twifuza ko umuntu wese yabikurikirana kugira ngo bitugirire akamaro kandi bibashe kuduhesha icyo Imana yabigeneye ko byatugezaho. Turasomera hamwe amagambo ari mu gitabo cy'umubwiriza atubwira ibyerekeranye n'urubanza. Igice cya 3 umurongo wa 17. Niko kwibwira mu mutima wanjye nti Imana izacira urubanza abakiranutsi n'abanyabyaha, kuko aho ariho hazaba igihe cy'ikintu cyose n'umurimo wose. Aya magambo yongeye kuvuga mu gitabo Mubwiriza igice cya 11 umurongo wa 9. Wa musore we, ishimira ubusore bwawe, umutima wawe kunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka n'umucyo wo mu maso yawe, ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Ijambo ry'Imana riracyatugaragariza yuko abantu, abasore n'abatoya, hariho urubanza. Turongera gusoma igitabo cy'umubwiriza nanone igice cya 12 umurongo wa 13. Haranditse ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, ubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Aya masomo turi gusoma aratugaragariza yuko ijambo ry'Imana ryahanuye kera ko hazabaho urubanza. Mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 10 naho turahasoma amagambo atubwira ko burya hagomba kubaho urubanza. Kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze, akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Umuntu wese akwiye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze, akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Aya magambo aragaragaza ko ubuzima umuntu yanyuzemo bwose buzaza mu rubanza. Ibyiza yakoze n'ibibi yakoze byose bizaza mu rubanza. Mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 13 haratubwira aya magambo akomeye. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze byose. Bana b'Imana, ijambo ry'Imana ritugaragarije imirongo itandukanye, ivuze mu bice bitandukanye mu bihe bitandukanye, ko ubuhanuzi bwavuze neza yuko hazabaho urubanza
kandi muri urwo rubanza umuntu akazabazwa ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Kandi ibyo yakoze byose bizagaragara nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze byose. Nta gushidikanya yuko Imana mu gihe izaba iri guca urubanza, ntabwo izifashisha kubanza yahamagara abahamya b'abantu, ahubwo ni umuhamya wa twese, kuko izi uko twabayeho. Ibyacu byose birandikwa mu bitabo byo mu ijuru, kuko ubuhanuzi butubwira mu gitabo cya Daniyeli igice cyaho cya 7 umurongo wa 10. Imbere ye hatembaga umuriro uduhumbagiza baramukoreraga, kandi inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Aya magambo yongera kuboneka mu Byahishuwe igice cya 20, aho ijambo ry'Imana ryavuze yuko mu rubanza ibitabo bizabumburwa. Ndetse mu Byahishuwe igice cya 20 ho, reka dusome twumve icyo hatubwira twihuta. Igice cya 20 umurongo wa 11, igitabo cy'Ibyahishuwe. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona yicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona bapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, nicyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona abayicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi ikindi gitabo kirabumburwa, nicyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Aya magambo aratugaragariza neza yuko mu rubanza rw'Imana ahazabaho guca imanza hifashishijwe ibitabo. Iyo usomye ijambo ry'Imana hariho igitabo cy'ubugingo kuko tugisomye, ariko turasomye ngo hariho n'ibindi bitabo. Icyo ni igitabo cy'urwibutso, n'igitabo cy'ibyaha, byose biri imbere y'Imana. Niyo mpamvu mu rubanza ntabwo turi buhatinde cyane, turabamenyesha yuko kugira ngo utsindishirizwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, ugomba kubanza watsindwa mu rubanza, hagakurikiraho gutsindishirizwa. Ariko ntabwo umuntu yatsindwa nta rubanza rwahabaye. Niyo mpamvu gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera hagomba kubanza kubaho urubanza, hakabaho gutsindwa, hanyuma hakabonekaho gutsindishirizwa. Ni ukubera iki se umuntu wese agomba gutsindwa? Cyangwa mu rubanza hari umuntu ushobora gutsinda mu bantu? Icyo ni ikibazo gikomeye. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko mu rubanza rw'Imana uko rugenzura ibitekerezo, rukagenzura ibikorwa, rukareba imbere nk'ibyambaye ubusa, kandi tukabazwa byose. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko nta muntu uhumeka ushobora kujyanwa mu rubanza rw'Imana ngo ashoboye gutsinda, kuko hagenzurwa ibikorwa, hagenzurwa ibitekerezo, hagenzurwa imigambi, hagenzurwa ibyifuzo, hagenzurwa ndetse n'imyitwarire n'amagambo. Kubw'iyo mpamvu hari igihe uciga urubanza harebwa iby'imbere, iby'inyuma abantu batazi bibi, ariko imbere Imana yabonye ibibi bitewe n'uko ijisho ryayo rigaragara, ngo izatugaragaza mu rubanza, ngo ibyacu bizatwikurwa nk'ibyambaye ubusa. Ni ibyo watekereje, ni ibyo wifuza, ni ibyo ukora, imigambi mibi, ibitekerezo bibi, urwango, ishyari, n'ibindi byinshi cyane byihishe mu mutima. Nyamara nubwo umuntu yagaragara inyuma yuko agaragaza kumera neza no kuba umukristo, ibyo abantu bashobora gushima, ariko mu rubanza rw'Imana ibiri imbere bizatwikurwa nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze byose. Yesu yabihamije mu gitabo cya Matayo ubwo yavugaga amagambo akomeye cyane ngo, mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, ariko njyewe ndababwira nti ureba umugore undi akamwifuza, mu mutima we aba amaze gusambana nawe. Ahandi aravuga ati mwaravuze ngo ntukice, ariko njyewe ndababwira nti n'uwanga mwene se nawe n'umwicanyi. Aya magambo yose aragaragaza ko mu rubanza rw'Imana hazarebwa mu mutima ndetse no mu bikorwa, ndetse n'amagambo n'ibyifuzo n'ibihishwe byose umuntu atabasha kureba. None ikibazo tugezeho ni iki ngiki: mbese mu rubanza umuntu wese ashobora gutsindwa cyangwa hariho umuntu watsinda? Reka dusome Zaburi 143 umurongo wa 2. Haranditse hagira hati: kandi ntushyire umugaragu wawe mu rubanza, kuko ari ntawo mubabaho uzatsindira mu maso yawe. Kandi ntushyire umugaragu wawe mu rubanza, kuko ari ntawo mubabaho uzatsindira mu maso yawe. Umugaragu w'Imana Dawidi yarazi amategeko y'Imana n'ubutungane bwayo,
n'uburyo amategeko y'Imana akiranuka. Dawidi yari abizi neza, maze aratinya cyane, asanga agiye mu rubanza ashobora gutsindwa. Nasomye amagambo yavuzwe n'umwanditsi umwe mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe. Reka ayo magambo nyabasomere maze mwumve uko uyu mwanditsi nawe yari azi amategeko y'Imana, yari afite umuhanga wa Dawidi. Niyo mpamvu aya magambo tugiye gusoma aradufasha kumva neza ibyo Dawidi yahamije, yuko ntawe mu bahumeka ushobora gutsindira mu maso y'Imana imbere y'amategeko yayo. Igitabo nababwiraga cy'Ubutumwa Bwatoranijwe umuzingo wa mbere, paje 253, turahasoma aya magambo atubwira ibyerekeranye n'imiterere y'amategeko y'Imana, ariyo yatumye Dawidi avuga yuko ntawe mu bahumeka uzatsindira mu maso y'Imana. Amategeko y'Imana nk'uko yagaragajwe mu byanditswe byera afite amabwiriza yagutse. Buri hame ryo muri yo ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Amategeko ashyira abantu munsi y'ubushake y'ububasha bw'Imana, acengera mu ntekerezo n'ibyiyumviro, agatera kwimenyaho icyaha ku muntu wamaze kwiyumvamo ibicumuro bye. Iyo amategeko yarebaga imyitwarire igaragara inyuma gusa, iyo amategeko yarebanaga n'imyitwarire igaragara inyuma gusa, abantu ntibakwiyumvamo amafuti kubw'ibitekerezo byabo, ibyifuzo byabo n'imigambi yabo mibi. Ariko amategeko asaba ko umutima ubwawo ubonera n'ubwenge bukera, kugira ngo intekerezo n'ibyiyumviro bibe bihamanya n'urufatiro rw'urukundo no gukiranuka. Iyo amategeko yarebanaga n'imyitwarire igaragara inyuma gusa, abantu ntibakwiyumvamo amafuti kubw'ibitekerezo byabo, ibyifuzo byabo n'imigambi yabo. Umuntu yajya atekereza nabi, akifuza ibibi, akirirwa bireba, akirirwa bitumbiriye, akabyifuza bikamuraza ku ijoro, ariko atabikora akaba nta mutima ukira urubanza. Nyamara amategeko y'Imana ntagarukira aho gusa, ahubwo amategeko y'Imana akira urubanza ibyiyumviro, ibitekerezo byabo, ibyifuzo byabo n'imigambi yabo mibi. Ariko amategeko asaba ko umuntu umutima ubwawo ubonera n'ubwenge bukera, kugira ngo intekerezo n'ibyiyumviro bibe bihamanya n'urufatiro rw'urukundo rwa Kristo, urukundo rw'Imana. Amategeko y'Imana ntabwo areba ibigaragara gusa, ahubwo amategeko y'Imana yose uhereye ku rya mbere kugeza ku rya 10 ategeka impagarike, ategeka ibitekerezo, ategeka ibyifuzo, ategeka ibyiyumviro, ategeka n'ibishika byawe byose. Iyo binyuranije n'Imana, Yesu aravuga ngo ubitekereje ahwanye n'ubikoze. Muri kino gitabo n'ubundi cy'Ubutumwa Bwatoranijwe umuzingo wa mbere 260 haratubwira hati, amategeko y'Uwiteka araboneye, mbega uburyo ukwiyoroshya akamaro no kubonera kw'amategeko ya Yehova ari iby'agaciro. Ahiniye bugufi ku buryo buri tegeko ryo muri yo umuntu yarifata mu mutwe bimworoheye, nyamara nanone akaba afite ubusobanuro bwagutse cyane mu kugaragaza ubushake bwose bw'Imana. Kandi amategeko ntatunga agatoki ibikorwa bigaragara inyuma gusa, ahubwo n'intekerezo n'imigambi, ibyifuzo n'ibibabaza umutima, ari byo amategeko ya muntu atashobora. Iyo yibanda ku bikorwa bigaragarira amaso gusa, ucumura ashobora kubona uburyo yahisha ibikorwa bye bibi ntibigaragare. Uko yaba ari ruharwa kose, umujura, umwicanyi cyangwa umusambanyi, amategeko ya kimuntu ntiyamukiraho iteka nk'uwacumuye igihe cyose atatahuwe. Amategeko y'Imana ashyira ahabona ishyari, icyifuzo kibi, urwango, uburyarya, kwihorera, irari, ibinezeza by'isi biba byatangiriye mu mutima bitaragaragara, bitaratangira kwigaragaza mu bikorwa bigaragara inyuma. Uko ubushake buba buhari, ariko uburyo bwo bukabura. Kandi ibyo byifuzo byanduye bizahabwa agaciro ku munsi Imana izazana imirimo yose mu manza n'igihishwe cyose, ayikiza cyangwa ikibi. Aya magambo arumvikana neza. Amategeko y'Imana niyo ashingwaho mu rubanza. Niyo mpamvu Dawidi wari ufite uyu mucyo uhagije mu mutima, yari azi ko amategeko y'Imana acira urubanza n'ibitagaragara. Maze aravuga ati, njyewe umugaragu wawe ntunshyire mu rubanza, kuko namaze kumenya neza mu mutima ko nta muntu wo mu bazima waje mu rubanza rw'Imana ajyanye gukiranuka kwe n'ubwiza bwe n'ukuri kwe, ngo nagere imbere y'amategeko y'Imana agenzura iby'inyuma n'iby'imbere, ngo maze uwo muntu atsinde. Maze avuga imvugo ikomeye cyane kandi yuzuye igira iti, ntawe mubabaho
uzatsindira mu maso yawe. Kubw'ibyo njyewe umugaragu wawe ntunjyane mu rubanza. Reka twihutire dukomeze turebe uburyo umunyabyaha adashobora kwitsindira mu rubanza. Turabisoma mu gitabo cy'Abaroma igice cya 3 umurongo wa 19. Umugaragu w'Imana, amagambo yahumetswe n'Imana, aragira ati: tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwirwa abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo ari nta muntu utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Amategeko y'Imana icyo abereyeho ni ukumenyekanisha icyaha, kandi imbere y'Imana nta muntu n'umwe ufite gukiranuka kwamutsindishiriza imbere y'Imana. Niyo mpamvu amategeko y'Imana icyo abereyeho si ukuguhindura umukiranutsi, ahubwo ni kugira ngo utsindirwe imbere y'Imana, umenye ibihano ukwiriye kubona, umenye ibyaha byawe, umenye urubanza rukuriho, umenye urwo ugomba gukatirwa, wisobanukirwe kwibeshya gushire. Iyo amategeko y'Imana uyabonye kandi ukamurikirwa, amurikira umutima wawe maze ugashobora kwimenya kandi ukisobanukirwa. Niyo mpamvu mu rubanza rw'Imana, imbere y'Imana umuntu wese amategeko y'Imana yaje atsindirwa imbere y'Imana. Reka dusome n'Abaroma 5 umurongo waho wa 20. Ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushaho gusaga, kugira ngo kuko ibyaha byimitswe n'urupfu, aba ari nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka buduheshe ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Aya magambo aragaragaza ibintu bibiri aduteresheje n'intambwe. Tarasubira kuri uyu murongo, reka mbanze nsome Abaroma igice cya 11:32. Kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome, kugira ngo ibone uko ibabarira bose. Imana nyir'ubwenge butagerwa, Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo rwinshi, umubyeyi wacu waturemye, kugira ngo abantu bazabone ubugingo buhoraho. Nta n'umwe uzabona ijuru kiretse ababariwe, kiretse atsindishirijwe, kiretse akuweho urubanza, kiretse ahongererewe. Kubw'iyo mpamvu ntabwo Imana yapfa guhongerera umuntu wese, agomba kubanza nawe yabyemera ko akwiriye gutabarwa. Niyo mpamvu kubw'amategeko y'Imana umuntu wese atsindirwa urubanza imbere y'Imana, maze abantu bose Imana ikababumbira mu bugome kubw'amategeko yayo, hanyuma ikabona uko ibabarira bose ariko bateye intambwe yo kwemera ibyaha byabo. Cyo gituma mu gitabo cya Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 13 hari amagambo atubwira ngo icyo nshaka cyo ni kimwe, ni ukwemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe. Turasubira muri cya gitabo cy'Abaroma 5 umurongo wa 20. Ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire. Amategeko y'Imana icyo amaze ni uguhishura ibyaha byacu, nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushaho gusaga, kugira ngo nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu, aba ariko n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka buduhesha ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Turihutira mu gitabo cy'Abaroma tujya ku ntambwe ya 2. Umuntu wese ni umunyabyaha imbere y'Imana. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'Abaroma igice cya 3 duhereye ku murongo waho wa 9. Nuko tuvuga iki? Mbese turabaruta? Twebwe abasenga turi beza, ntitukeneye gutsindishirizwa? Oya da, haba na gato, kuko tumaze kumenya Abayuda n'Abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha, kuko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe, umuhogo wabo n'imvirangaye, bariganisha indimi zabo, ubusabwe bwinshira buri mu minwa yabo, akanwa kayo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishe, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'amahoro biri mu nzira yabo, inzira y'amahoro ntibarakayimenya, kubaha Imana ntikuri imbere yabo. Aya magambo araturega bikomeye yuko abantu bose imbere y'Imana bahindanye. Waba ubizi cyangwa utabizi, ukeneye imbabazi z'Imana. Uko wimva kose urabikeneye, keretse gusa ubwenge buhumirije, ariko umutima urahumanye, kandi gushaka Imana biratugora. Niyo mpamvu ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, ntawe ukiranuka n'umwe, hatabayeho uburinzi bw'ubuntu bw'Imana
ushobora kubona uyu munsi umuntu agaragara ko ari uw'Imana, ejo ukamusanga akora ibiteye ubwoba ari umunyabyaha mubi, kandi umuntu wese utari umwana umaze kuba mukuru, ubu buhamya arabufite ko azi abantu benshi bari bazwi ko ari beza, ariko igihe bavuye mu buntu bw'Imana, gukora ibyaha birabashobokera, kunywa inzoga birabashobokera, kurwana birabashobokera, kwiba birabashobokera, ubusambanyi burabashobokera, guca inyuma abo bashakanye birabashobokera, guhemuka birabashobokera. Ntabwo umuntu bimugora gukora icyaha iyo atandukanye n'ubuntu bw'Imana bumurinze. Niyo mpamvu umuntu wese imbere y'Imana nta mbaraga agira, turi abanyantege nkeya, dukeneye ubuntu bw'Imana budutsindishiriza ngo tubashe kubona imbaraga tuvana mu bubata bw'icyaha. Igitabo cya Yesaya 64 turasoma amagambo nayo atubwira uburyo umuntu ari umunyantege nkeya. Umurongo waho wa 6: kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Twese turaba nk'ibibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Ijambo ry'Imana rihishuye neza ko twese twahindutse abanduye, kandi ibyo twakiranutse byose, abo ni ababwirije, ni abatanze amaturo, ni abagize ubuntu, ni abirije ubusa, ni abakoze imirimo myiza igaragarira amaso. Ibyo twakiranutse byose kubijyana imbere y'Imana bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Twese turaba nk'ibibabi, ikibabi baciye ukibona gitoshye mu mwanya mutoya, mu wundi ugasanga cyahonze. Ibyerekana yuko umuntu ushobora kumusanga ari gusenga uyu mwanya, ari kuririmba, ari kuvuga neza, ariko wamutunga urutoke, agakambya agahanga, akakubwira nabi, akagira umujinya, agahindana, akakwanga. Kubw'iyo mpamvu umuntu aroroshye cyane, yarahindanye cyane, icyaha cyaratwangije bikomeye, ariko twasezeraniwe yuko nk'uko imbaraga z'icyaha zahindanije umuntu, niko ubuntu bw'Imana bushobora kuzatuzahura tukazabona ubugingo buhoraho. Reka rero tujye ku ntambwe yo gutsindishirizwa umunyabyaha uburyo atsindishirizwa. Icya mbere ni uko umunyabyaha yimenya neza, agasobanukirwa ibyaha bye, maze agakora ibintu bibiri bikomeye, aribyo tugiye gusoma muri uyu mwanya, biri buze kuba umusozo. Umuntu agomba kwimenya uko ari, akisobanukirwa neza amategeko y'Imana, akamurikira umutima we, agasenga nka Dawidi wasenze ngo ndondora menye yuko hari inzira y'ibindimo, maze unshorere mu nzira y'iteka ryose. Aya magambo ya Dawidi yasenze ni ishengesho rikeneye umuntu wese ukeneye gutsindishirizwa. Birakwiye yuko usaba Imana kugira ngo ihumure amaso y'umutima, maze ikurondore, nawe wisobanukirwe, umenye ubutindi bw'umutima ufite, maze hanyuma Imana y'imbabazi igushorerere mu nzira y'iteka ryose. Ariko hari intambwe 3 z'ingenzi. Intambwe ya mbere ni iyo kwimenya neza nk'uko Imana ikureba. Ntiwibeshe ibigaragara, ukemerera umutima wawe guhumuka, ukamurikirwa, kandi ukabisengera, kuko umuntu arahumye cyane. Icya kabiri, ugatera intambwe ya kabiri yo kwihana ku Mana. Icya gatatu, ukizera nta gushidikanya imbabazi z'Imana. Reka twihute dusome amagambo mu gitabo cy'Abaroma, igice cya 5, umurongo waho wa 6. Tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye, Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi, nkanswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinya gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda, ubwo Kristo adupfiraga tukiri abanyabyaha. Nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe. Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo, ntituzarushaho gukizwa kubw'ubuntu bwe. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, ukiduhesha kuzura nayo na bugingo n'ubu. Muri aya magambo havize ibintu byinshi cyane, ariko turavugamo 3. Kubw'ubuntu bw'Imana twari dukwiriye gupfa, tugapfa urupfu rubi, maze Imana dutangira Yesu ngo atubere inshungu. Kubw'ibyo bana b'Imana, umuntu wese uzemera kwizera, Yesu yaradupfiriye. Ntabwo tugipfuye, yadupfiriye ku musaraba. Umuntu wese uzamwizera, akamwerekezaho umutima, kandi akamwiringira, kandi akihana amaramaje, nta gushidikanya, iyo nshungu izaba insimbura yawe. Yesu yaradupfiriye, kandi ntabwo yadupfiriye gusa, ahubwo aduhuza n'Imana. Kandi ntabwo aduhuza n'Imana gusa, aduha impano yo gukiranuka. Gutsindishirizwa na Kristo
iyo twizeye kandi tukihana tumaramaje kubwo kumenya ibyaha byacu, igitambo yatambiye ku musaraba, urupfu yapfuye rutubera inshungu, tukaba dusezeye kuzarimbuka. Icya kabiri, akatugirira imbabazi ku byaha byose twakoze, akabyibagirwa. Si icyo gusa, ahubwo aduha n'impano yo gukiranuka, maze tugahabwa imbaraga n'ubushobozi bugendeye mu byo yasezeranye. Ariko dukeneye kwizera kuzima kuduhesha ayo mahirwe. Dukeneye kwizera gutuma dusingira ayo masezerano. Reka dusome igitabo cyitwa Umurimo wo kubwiriza ubutumwa, kitubwira yuko kwizera harimo kwizera kwakiza no kwizera kudakiza. Hariho kuva ku Mana no kuva kuri Satani. Turasoma 254, hariho kwizera n'ikinyuranyo cyo kwizera. Haranditse ngo kwizera k'ukuri ni ukuvuga ngo kureka inarinjye ukayishyira mu biganza by'Imana. Kwizera k'ukuri ni ukuvuga ngo kureka inarinjye, kureka ibyaha byawe, kureka gucumura kwawe, ugafata kwica amategeko y'Imana kwawe, ibyaha byose wakoze ukabishyira imbere y'Imana. Kwiringira byimaze ijambo ryayo nibyo bigomba kuba bigize umugabane w'ubunararibonye bw'umuvugabutumwa bwiza wese. Uzaba waranyuze muri ubwo bunararibonye, niwe uzashobora gushyira ahabona insanganyamatsiko yo kwizera kwe ku bantu bakorerwamo no gushidikanya ndetse no kubura icyizere. Abakorera Imana barararikirwa kugira kwizera kuzima gukiza. Kwizera k'ukuri ni ukwizera kwemera ibyaha byo kwica amategeko y'Imana, maze ukabishyira imbere y'Imana, kandi ukemera byimazeyo ijambo ryose ry'Imana. Ntidukwiriye kwiteranya kwizera n'ibyo umuntu yibwira. Ukwizera ni ukwiringira ushikamye ibitakwiringirwa, ni ukureba ibitaboneka. Ukwizera k'ukuri ntikugira ihuriro na rike n'ibyo umuntu yibwira. Ufite kwizera arwanya uko kwibwira, kubera ko uko kwibwira ari ikintu Satani akora yigana kwizera. Kwizera kuzima ni ukwiringira Imana, ni ukwizera ijambo ryayo, ni ukumvira Imana, ariko kwizera kwiganywe na Satani ni ibyo umuntu yibwira. Ukwizera kwishikira ku masezerano y'Imana, kandi imbuto zo kwizera ni ukumvira. Ukwibwira ko gusa gusaba amasezerano, ariko gukora nk'uko Satani yakoze kugira ngo atsindikirize ibicumuro. Ukwizera kwateye ababyeyi bacu ba mbere kuruhukira mu rukundo rw'Imana no kumvira amategeko yayo, naho kwibwira kwabateye kwica amategeko, kandi bizera ko urukundo rwayo rwinshi ruzabakiza ingaruka z'icyaha cyabo. Kugira ngo Eva arye itunda ryawuzanijwe, ngo ibintu byatumye ahangara kuri Soroma, ngo nuko yibwiye ngo nkurikije amagambo Imana yavuze ngo kino giti nitukirya no gupfa tuzapfa, Imana ni inyembabazi, ntabwo yazana amakuba angana nayo yavuze kuri kino giti cyabuzanijwe. Uko niko kwibwira kumeze abantu biteranye no kwizera, aho usomera ijambo ry'Imana umuntu, ukamusomera amategeko y'Imana, ukamwereka isabato, ukamwereka kwirinda, ukamwereka urukundo, ukamusomera kubabarira uwamugiriye nabi, akakubwira ati ntabwo nabishobora, Imana izatubabarira, izi ko turi abanyantege nkeya. Noneho kwizera kw'ikiganano kuva kuri Satani, kwizera amasezerano kugatsindishiriza icyaha. Naho kwizera kuzima gufata ibyaha wakoze, amategeko y'Imana wacumuye, ukabijyana imbere y'Imana ukabyicuza, kandi ukiringira ijambo ry'Imana ko ari iry'ukuri, kandi ukemera kuryumvira, hanyuma ugasaba imbaraga z'Imana ngo zikubashe kuryumvira. Uwizera atyo Imana imugirira imbabazi, kandi ikamuha impano y'ubukiranutsi, ya mategeko yishe ikayamwandika mu mutima, maze agahinduka kamere n'akamenyero ke, ariko ari impano ahawe n'Imana. Noneho gutsindishirwa guterwa no kwizera ni uko umuntu abanza gutsindwa, kandi akemera gutsindwa, hanyuma akemera ibyaha bye, kandi akabyihana akabijyana ku Mana, akemera kumvira ijambo ry'Imana, agasaba imbabazi z'ibyaha yakoze, kandi agasaba guhabwa imbaraga zo kubigenderamo, ariko akabikorana kwizera adashidikanya ko Imana izamugirira imbabazi kandi ko izamushoboza. Reka twihutire ku ntambwe ya nyuma y'uko kwizera gukiza. Ni ukwizera amasezerano y'Imana y'imbabazi. Imana y'imbabazi yiteguyeho umuntu wese wihaniye imbabazi z'ibyaha bye. Reka turebe mu gitabo cya Mika, igice cyaho cya 7, umurongo wa 18. Niyihe Mana ihwanye nawe,
ibabarira gukiranirwa, ikirengagiza igicumuro cy'abasigaye b'umwandu wayo, ntihorana uburakari bwayo iteka, kuko yishimira kugira imbabazi, izaduhindukirira kutugirira ibambe, izaribatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byayo, kandi uzarohera imuhengeri y'inyanja ibyaha byabo byose. Uzakorera Yakobo iby'ukuri, na Aburahamu uzamugirira neza ibyo warahiye ba sokuruza uhereye mu bihe bya kera. Ijambo ry'Imana ryatanze amasezerano. Ni iyihe Mana ihwanye nawe, ibabarira gukiranirwa, ikirengagiza ibicumuro by'abasigaye b'umwandu wayo, ntihorana uburakari bwayo iteka, kuko yishimira kugira imbabazi. Izaduhindukirira kutugirira ibambe, izaribatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byayo, kandi uzarohera imuhengeri w'inyanja ibyaha byabo byose. Uzakorera Yakobo iby'ukuri, na Aburahamu uzamugirira neza ibyo warahiye ba sekuruza uhereye mu bihe bya kera. Aya magambo aragaragaza neza yuko umuntu wamaze kwimenya kandi akihana ibyaha bye, akizera Imana, afite amasezerano akomeye cyane yo kuzabona ubugingo buhoraho. Mu gitabo cya Zaburi naho hatubwira aya magambo: iyo umuntu asabye Imana imbabazi, ifata ibyaha byose yakoze ikabiroha mu nyanja imuhengeri, ikabijyana kure cyane, nk'uko izuba aho rirasira hiteruye aho rirengera, ni uko Imana ijyana kure ibyaha byacu n'ibicumuro byacu. Reka turebere hamwe ijambo ry'umusozo mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe. Turarikira umuntu wese wemera gutsindwa n'ijambo ry'Imana kwivanaho amaso akareba kuri Yesu. 396 Ubutumwa Bwatoranijwe umuzingo wa mbere. Mbese tuzaguma gutekereza kugeza igihe tuziyumvamo ko tuboneye? Oya, Kristo yasezeranye ko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa, kandi kiranukira kutubarira ibyaha byacu byose no kiranuka kwacu kose. Imana ibagerageresha ijambo ryayo. Ntimugategereze ibyiyumviro bikomeye mbere yo kwizera kw'Imana yabumvise. Icyumviro si igihamya cy'ukuri, kuko ibyiyumviro nabyo bihindagurika nk'ibicu. Kwizera kwanyu gukeneye urufatiro rutajegajega. Ijambo ry'Uwiteka rifite imbaraga idashira, mukwiye kuryitaho. Mbese ntiyavuze iti musabe muzahabwa? Mwitegereze Karuvari. Yesu ntiyavuze ko ari umuvugizi wanyu? Ntiyavuze ati icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye muzagihabwa? Ntibikwiriye kwishingikiriza ku bugwaneza bwanyu n'imirimo yanyu myiza. Mukwiriye kuza mwishingikirije kuri zuba ryo gukiranuka, mukizera ko Kristo yabakuyeho ibyaha byanyu, akababaraho gukiranuka kwe. Mugomba kwegera Imana nk'abanyabyaha bihana mu izina rya Yesu, umuvugizi wacu w'ijuru, ku Mana ariyo Data wa twese w'umunyambabazi, witeguye kutubabarira, kandi mwizere ko izasohoza ibyo yasezeranye. Abashaka umugisha w'Imana bose bakomange kandi bategerereze hafi y'intebe y'ubuntu, bafite ubwishingizi buhamye, bavuge bati ni wowe Uwiteka wavuze uti usabye arahabwa, ushatse arabona, nuko manga arakingurirwa. Uwiteka arifuza ko abashaka Imana bizera ko ishobora byose. Dukeneye kwizera, dukeneye kwihana ku Mana, dukeneye kwiringira kutajegajega. Kwizera kuzima ni ukwizera kwiringira kandi kumvira, kwiringira imbabazi z'Imana, kwiringira imbaraga z'Imana, kudashidikanya na gatoya. Iyo umaze kwizera udashidikanya ko Imana ari inyembabazi, ko ari inyarukundo, ko ari inyambaraga, ukwiye gusenga ngo igukorere, iguha imbabazi z'ibyaha byawe byose wakoze, kandi hirya y'ibyo iguha imbaraga zo kubinesha, utangira utere intama nka cya kirema cyahagurutse se ngo haguruka wikorere uburiri bwawe utahe. Kubwo kwizera kuzima, iyo umuntu ahagurutse agamije kujya mbere yizeye imbabazi z'Imana, Imana imuha iyo mpano yo gukiranuka, maze akazabona ibyamuneshaga yabinesheje, ibyiringiro bikuzura umutima. Twari ku ijambo ritubwira ngo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Reka dusabe Imana tubashe kubona iyo mpano y'ingenzi, natwe dutsindishijwe n'ubuntu bw'Imana, twizere Imana ndashidikanya, ngo ibone ko dutsindishije twemera amategeko yayo, bizaduhesha ubugingo buhoraho, kandi bizaduhe kunesha no kubona imico myiza iva ku Mana, mu izina rya Yesu, amena. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi
n'ivugurura bwaje bukenewe rwose. Ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.